Muraho neza. Ni wa muhungu wanyu Fabrice tekinisiye. Nifuje ko nabahugura ku bijyanye na sitatingi za moteri, ariko nkahera kuri iyi yitwa direct online starter. Nayo ikoreshwa henshi, nayo niyo nifuje ko twahera. Hari n'izindi, hari star delta, hari bita tware triangle mu gifaransa. Izo dukunda gukoresha nizo nshaka ko tuzigaho, izo duhura nazo cyane. Star delta ni direct online, ku buryo hacana moteri yawe ukoresheje contacteri n'amapushe button cyangwa butop square mu gifaransa, ugashyiraho na protection device, harimo disjecteri cyangwa circuit breaker mu cyongereza. Nifuje ko rero twahugurana bijyanye n'ibyo bintu. Twatangiye, tugiye guhera kuri illustration ibigizwe n'ibice bibiri, hariyo power circuit na control circuit. Power circuit niyo ikozwe, niyo insinga ziba ziva kuri supply ku muriro zikamanuka muri protection device, zikava muri protection device zijya muri thermal relay, nayo ni protection device, bikaba muri thermal relay bijya muri load cyangwa moteri. Ubundi ngiye twesitara mu moteri cyane cyane, niyo dukoresha zino circuit. Tuzita circuit nuko abantu bazi ko circuit ari ibijyanye n'izwa kundi ngo faze na netere byahuye, cyangwa faze bigahura bigaturika. Ayo circuit ntago ari uko bisobanuye. Circuit buriya ni n'ukuntu nuza yesitaye, niyo bita circuit. Ukuntu nuza yawe yesitaye, tugenda inzu ukuntu yawe yesitaye, baba bati iyi circuit y'inzu yawe. Circuit ntago ari uko mu gitemi tekinike, ntago circuit ari kuriya faze na netere bihura, nta road irimo hagati, cyangwa nta road, cyangwa abantu batazi road ni appareil ariyo yose. Hariho insinga zihuye zonyine, nta road irimo. Ubusanzwe babyita, abantu batabizi babita ngo ni circuit. Iyo bihuye nibyo bita circuit. Ubwo iyo circuit bisobanuye ko nta road irimo, ariko harimo road aba ari circuit. Tugiye gutangira kuri iyi power circuit. Iyi power circuit rero, nuza circuit yacu igomba kuba ifite protection device, niyo cyane cya mbere. Tugiye kwesitara moteri triphase, phase, niyo tugiye kwesitara ubu ngubu. Turahera kuri iki? Umuriro twiga mu Kinyarwanda kugira abantu babyumve, abantu n'abatarize babyumve bose. Tuzi ko moteri yacu triphase bijyamo masinga atatu, live eshatu, faze eshatu. Hariho faze, ikimenyetso cyayo tuyita, ni nako banayita ahantu henshi, ni ra bwa live. Niyo faze ya mbere, live 2, live 3. Ubu ni urusinga ruvuye kunuza kuri transfo, ruraje rujya muri noza, muri konteri, bari umuriro sose muri konteri. Rero ari izi nsinga eshatu. Mbere na mbere ugomba kwibuka icyo bita protection device. Kenshi dukoresha icyo bita teko, cyangwa dukoresha zinoza circuit breaker zisanzwe. None izi circuit breaker ziba zifite sinye, zifite amasinye, aho wayisanga hose. Ushobora gusanga ugiye kudepana ahantu, ugasanga hari drawing, hari igishushanyo cy'iyo circuit yawe iri aho ngaho, ku buryo warebaho ukavuga ati izi ni circuit breaker, iyi ni contacteri, iki ibyo ugiye kubireba.
muri sakuti bureka rero haba hariho utuntu tumeze dutya, simpo yayo sinuza simbole yayo. Sakuti bureka bijyamo nuza ifite nuza eshatu gange ka tuntu bazamura dutatu, kamwe kajyamo urusinga rumwe kandi urundi bari sakuti bureka eshatu zifatanye. None simbo yayo ako kantu urabona ko igomba kuba iyo ujya gushushanya sirikwi yawe ifunguye idacanye, niyo standard na bintu byiza ugomba gukora ku buryo umuntu atagucisha mu ijisho, noneho kubera ari nomo ugomba kubifunguye, ariko kuri iyo sakuti bureka yawe handitseho imibare zimeze neza, hari imibare cyane cyane nk'izi harimo hejuru rimwe, hasi kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu. Iyi ni sakuti bureka inoze eshatu, uzizamura rimwe ukazimanura kugira yerekane ko ari uko zizamukiye cyangwa zikamanukira rimwe, ushyira utuntu tw'utudashi durya tutudomo, bivuga ko iyo uzamuye genda rimwe wamanura zikamanukira rimwe. Okay. Habanje protection device yo kuza gukupa wenda na machine yacu ifigize ikibazo, cyangwa in case abaye overload moteri yawe wenda uyihaye ibintu byinshi ikakangwa ko ikurura current nyinshi bikikupa. Ukiva muri sakuti bureka uhita ujya muri contacteur nayo noza yajya kumera nk'iyi, noza uko ishushanyo bijya kumera gutya, kuko urabona ko nayo turagira dutya, tugire dutya, nayo turashyira akantu kameze kuko zigendera rimwe. Contacteur z'umuriro gendera rimwe, ariko kongeraho akandi kantu kameze gatya, kuko contacteur byose biri mu kantu kamwe, ntabwo bibonesha amaso, sibyo? Ariko kandikaho K kuri sakuti bureka. Ikintu ushyiraho simbo yayo aba ari iyo Q. Noneho contacteur uzi ko aba handitseho imibare nayo ni iyi ngiyi, rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu. Hari naho uzaba usanga imbere babanjeho live, nabyo uzabisanga, cyangwa handitseho ta hano, ta imbere, ta. Contacteur yacu ikaba tumenye ko usanze bishushanje gutya abona ko ari contacteur, ariko ukaba hano imbere ugomba kuba ufite akantu kerekana ko contacteur yawe ifite, contacteur ikoresha bobine y'amashanyarazi ku buryo ushyiramo umuriro iri mu makuba, nayo tuzabireka imbere ukuntu bimeze. Izo kuba zikabyara magnet akariyo ikurura noza, ubundi ikoresha magnet contacteur, bakandikaho KK, aka ni akabobine, niyo simbo. Akabamo A1 na A2 kuri contacteur byanditseho A1 na A2, naho ucomeka umuriro. Turaza kubibona kuri control circuit, ikikamaro kire ya nozo. Uva muri contacteur rero ujya kuri cyo bita tamo relay, izo nsinga zinjira hariya kuri imibare, usohoka ujya kuri tamo relay rero simbo yayo ni iyi ngiyi nayo. Nayo ni protection device, nayo yagira gutya. Tamo relay nayo ni rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu. Bigasohoka muri tamo relay, ujya he kuri moteri yacu. Simbo ya moteri ni akazeru, ukandikamo M, ni moteri sirifesi, ubwo trifaze, turi trifaze, ubwo nsinga ukazizana ukazijyana muri moteri. Iyi aba ari noza moteri, amasinga yinjira muri moteri
aba ifite noza yanditseho amarofabe yanditseho azwi. Faze ya mbere aba yitwa U, iya kabiri ikitwa V, iya gatatu ikitwa W. Urabona ko power circuit yacu ubu ibirangiye. Ukijya ahantu uguze ibikoresho, kano gasiruka kitwaza, ukabanza ugashyiramo aya masinga gutya bimeze. Step ya mbere wirangije, noneho agasigara step ya kabiri gukontorora ya contacteur yacu kugira ngo icane ya moteri. Kuko urabona ko ibintu byacu kuntu bimeze hano gutya hose harafunguye. Dukeneye ko hari izi contact zifunga hano. Wowe hano kuri circuit breaker urahazamura n'intoki bisanzwe, ariko contacteur ntago yizamurwa n'intoki. Ifite control yayo ya push button. Kanda push button cyangwa buto puswari, ugakanda contacteur igafata, moteri kaka, ukongera ugakanda ahandi ikarekura. Tuza kubibona hara kuri control circuit. Urabibona ko turangije power circuit imeze neza cyane. Ikiraka cyacu kimwe cya kabiri turakirangije. Tugiye kujya rero kuri control yayo, turebe bimeze bite.